guterwa indobo cyangwa se kuba umuntu yakwanga niyumva amarangamutima yawe ni ibintu bikunze kubaho mu buzima, ariko so ushobora kwibaza uti ni izihe mpamvu zishobora gutuma umuntu agutera indobo cyangwa se umuntu akwanga, umuntu atifuza kuba yakomezanya nawe? Ubundi baravuga ngo nta kintu kibabaza mu buzima nko gukunda umuntu utagukunda cyangwa se guhereza agaciro umuntu udakeneye kuguhereza agaciro. Ese wari uzi neza yuko nawe ushobora kugira uruhare mu kugira ngo umuntu agutere indobo? Uyu munsi ngiye kubabwira impamvu zigera ku 8 zishobora gutuma umuhungu cyangwa se umukobwa rwose agutera indobo nyine makeya, akaba atakifuza kuba yakunda nawe cyangwa se kuba yakomezanya nawe. Nuza kumva twemeranya uze guca hasi muri komenti umbwira uti Iva rwose zino mpamvu nanjye ndazemera neza cyane. Mbere yuko dutangira na zino mpamvu reka mbanze ngugire inama ikomeye cyane. Muri vizo turimo abantu benshi b'urubyiruko bari kugira bati ndashaka umuntu uzankunda uko ndi. Ese my dears, niba unywa inzoga, niba uri umusambanyi, niba uri umusinzi, niba uzi neza ko nyine ufite imico mibi, ingeso mbi, nyine ibintu byose bibi ni wowe bibarizwaho, ninde muntu uzagukunda uko uri? Ninde muntu uzaza kwikorera imisaraba yawe? Kano kantu kumve neza cyane. Yego birashoboka cyane ko ndashobora gukunda uko uri, nyine akavuga ati wenda uyu mukobwa ni umusinzi, ni umusambanyi, ashobora kuzahinduka wenda ntawamenye. Ariko se noneho igihe udahindutse bizagenda gute? Ko hari imico, ko hari ingeso tuzi neza yuko zidapfa guhinduka cyangwa se nyine umuntu adapfa kwizindura byoroshye. Ndaguha nk'urugero, niba uri umukobwa ukabunywa itabi cyangwa se ukaba uri umusore ukabunywa ku kiyobyabwenge, nyine birumvikana rwose ashobora kugukunda uko uri. Ariko se urumva urishuwa neza yuko byibura uzahinduka? None se mu gihe udahindutse urumva utazamubera umuzigo cyangwa se urumva utazamubera umutwaro mu rugo muzubakana? Rero bivuze ngo niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umusore, ntukagire defi ivuga ngo ndashaka umuntu uzankunda uko ndi. Ese azagukundira iki? Ese ni cyo kintu kizamwataragitinga cyangwa se kizatuma yifuza kuba yagumana nawe? Niba ufite imico mibi rwose nta muntu uzakunda imico mibi yawe, nta muntu ufite umwanya wo kuzikorera ibibazo byawe, wo kuzikora ingeso mbi wizi, wo kuzikora imico mibi ndetse n'indangagaciro ufite zitari nziza. Rero nyamuneka uyu munsi ngiye kubabwira impamvu 8 zose zishobora gutuma umuhungu cyangwa se umukobwa akwanga, akagutera indobo nyine akaba atifuza kuba yanakomezanya nawe. So impamvu ya mbere ikomeye cyane izatuma umuntu wese aba atakifuza kuba yakomezanya nawe cyangwa se kuba atakundana nawe ni ukugira indangagaciro mbi, imico mibi, imyitwarire mibi. Kugira imico mibi, indangagaciro mbi, ugasanga nyine wabaye icuro ry'imigani muri sosiyete. Hari no kuntu buriya umuntu ashobora kubaka urugo ugasanga abantu ntabwo bamufitiye icyizere. Ati umuntu ushatse uriya mukobwa rwose ndakubwiza uko ntabwo ruzatera kabiri, umuntu ushatse uriya musore ndakubwiza ukuri ntabwo bazashobokana na gatoya. Rero bivuze ngo imico yawe, indangagaciro zawe, uko witwara muri sosiyete bishobora kuba impamvu cyangwa se imbarutso yatuma umuntu agutera indobo, akakwanga nyine mu makeya, agatesha agaciro amarangamutima yawe. Inama nakugira, niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umusore ukaba uri kumva ino video, igihe cyose umuntu afite imico mibi, igihe cyose umuntu afite ingeso mbi, iki kintu ntuzakiyangane na gatoya nubwo yaba gukunda bingana gute. Ndaguhereza urugero rwumvikana. Ushobora kuba uri umukobwa, umusore akaza kugutereta ariko urabizi neza yuko anywa ibiyobyabwenge. Ndakubwiza ukuri my sisters, nubwo yaba gukunda bingana gute uzitonde, uzagende gakeya cyane, uzabanze utekereze kabiri. Impamvu ya kabiri ikomeye cyane ishobora gutuma uterwa indobo kandi rwose ari wowe ubigizemwo uruhare ni ukutamenya kugenda gake cyangwa se kwihutisha ibintu. Yego uramukunda rwose ndabyumva, ariko se kubera iki ushaka yuko ahita gusubiza ako kanya? Ese ni ukubera iki ukimenyana n'umukobwa bwa mbere ushaka guhita umubwira yuko umukunda? But waiting my brothers, ugomba gutwara ibintu gake niba ushaka yuko nyine umuntu mukundana kandi urukundo ruzaramba cyangwa se urukundo ruzamara igihe. Rero niba udashaka guterwa indobo rwose, menya kugenda gake igihe cyose ugiye gupropoza cyangwa se ugiye gutereta umukobwa, cyangwa se niba uri umukobwa tangira bwe kugenda gake niba uzi neza ko ufite n'umusore mukundana. Yego uramukunda, ariko kubimwereka buri munsi, kumwereka ko nta kintu utamuha, kumwereka ko watangiye kwibagirwa, ntabwo ari byo bizatuma yifuza kugumana nawe. Ugomba kubimenya rwose. Kandi narababwiye ngo buriya ko umuntu yaraguteye ntabwo ari kwa kundi nyine wenda ugiye gutereta nk'umuntu ku nshuro ya mbere ugasanga nyine yisa kwanga ku kanya. Ushobora kuba ufite aba egisi ariko ugasanga kugira ngo bagende nta ruhare wabigizemo. Bivuze ngo byanga byakunda
byakunda uyu muntu yaguteye indobo ubyange ubyemere. Umuntu wese wakwanze cyangwa se wagutaye utegeze ubigiramo uruhare utabyifuzaga, iyo ni indobo ahubwo iteye ubwoba kurenza uko wabitekerezaga. Ngaho utekereza umuntu mukundanye imyaka 3, imyaka 2 cyangwa se amezi 5 cyangwa se amezi 6 ahisa gusiga atakubajije kandi wamuspendinzo igihe cyawe. Bivuze ngo uyu nguyu yaguteye indobo irenze ya wundi wagiye gutereta bwa mbere bakamutesha agaciro cyangwa se nibamuhereze agaciro. Rero nyamuneka rwose ibintu ndi kuvuga hanga byose banza ubyitondetse kandi ubihereze agaciro. Reka tujye ku mpamvu ya kabiri ishobora gutuma bagutera indobo kandi rwose ari wowe ubigizemo uruhare. Ni ikintu twita kwiyemera. Ubundi murabizi neza mu muco w'abagore cyangwa se mu muco w'abakobwa nta mugore n'umwe ukunda umusore wiyemera kandi na n'umukobwa na n'umusore n'umwe ukunda umukobwa wiyemera cyangwa se umukobwa wirata, umukobwa nyine wishyira hejuru. Ese ni bihe bintu byakwereka yuko wiyemera? Icyambe ni ukwigira icyizere gikabije, icyo twita over confidence. Buriya hari ibintu bigera kuri bibiri, hari ikintu twita confidence n'icyo twita over confidence. Confidence ni intambwe ya mbere uzatera kugira ngo utinyuke umwana w'umukobwa cyangwa se niba uri umukobwa kugira ngo utinyuke umusore mutangire mugirane ikiganiro. Icyo nicyo twita confidence. Noneho over confidence izatangira kugaragara igihe noneho wa mukobwa yagureje amahirwe mwatangiye kugirana ikiganiro. Ese over confidence ni iki? Ni bya bintu byose ushobora kumusezeranya cyangwa se ushobora kumubwira cyangwa se ushobora kumwereka kandi utabifitiye ubushobozi. Ndakubwiza ukuri sinzigera nkwemukira, sinzigera nkwanga, ugasanga utangiye kumuhereza promise kandi ari ubwa mbere muvuganye. Ibyo byose uwo mukobwa yari umunyabwenge atangira kubifata nk'uburya. Wonyine rwose inama nakugira anga kwino point, niba uri umusore igihe cyose ugiye gutereta umukobwa bwa mbere ariko nshura mbere mugiye kuvugana mugiye kugirana ikiganiro, niba byiza uzagabanya amagambo, nukamusezeranye ibintu byinshi, nugashaka guhita umwiyereka ku kanya cyangwa se ngo umubwire byose nta na kimwe usize. Ahanga uyu mukobwa atayamaze kubona yuko uri umwiyemezi oji, uri umwirasi kandi rwose uri kumusezeranya ibintu abandi benshi bigize bamusezeranya kandi rimwe na rimwe baranabyica cyangwa se nibigera babyubahiriza. Ro uzirinde kumuhereza amasezerano kandi uzi neza ko ari ubwa mbere muhuye, bityo nyine atazatangira kugufata nkaho wiyemera cyangwa se nkaho wigira icyo twita over confidence. Impamvu ya gatatu, isori ya kane ishobora gutuma umuhungu cyangwa se umukobwa agutera indobo, ni ugukebaguzwa. Ndabizi neza wenda hano gukebaguzwa nabwo uri urabyumva neza, ariko hari ukuntu wenda ushobora kuba wenda wagiye gutereta nk'umukobwa ugasanga muri kuvugana agwereje chance nyine kugira ngo mugirane ikiganiro, ugasanga utangiye kumuvugisha ury'inzara, uri kureba hirya utangiye kuvuga ibintu biterekeranye kwa mukecuru, ibishyimbo bireze, ibindi n'ibindi, ugasanga uri kuvuga amagambo adafite ahantu ahuriye n'impamvu nyamukuru yatumye umutumiza cyangwa se yatumye wifuza kuba waganira nawe. Ro gukebaguzwa cyangwa se kutikirira icyizere, ugasanga uri kuvuga ibintu utabihagazeho, ugasanga ntabwo uhagaze hamwe, ugasanga uri kurya inzara, uri kureba hirya, uri kureba hino cyangwa se uri gutitira. Ibi byose bishobora kuba impamvu yatuma uyu mugore cyangwa se umukobwa cyangwa se umuhungu abona yuko utigirira icyizere, nyine agutakariza icyizere. Aho kugira ngo akugirire icyizere ugasanga nyine utumye agutakariza icyizere. Ro nyamuneka igirire confidence ariko nyine itari itari over confidence. Hari icyo twita self confidence, ni ukwiyizereramo cyangwa se kwizera. Hakaba n'icyo noneho twita over confidence. Ro bivuze ngo nyamuneka ntuzigire over confidence, ni wiyizera cyane ugatangira kumubwira ibintu byinshi, ugatangira kumwereka imishinga yawe, ibintu byose bizatuma abona yuko wiyemera cyangwa se wirata. Ntabwo kumubwira business zawe rwose nta kintu bimaze gutereta umukobwa. Niba byiza azaba bizere ko kubimwereka no kubimubwira no kubimuratira ntabwo ari ibintu byiza cyane. Azabimenye akoze research ku giti cye, ariko nyine atari ubimubwiye cyangwa se atari wowe ubimurata. Impamvu gatanu ishobora gutuma umuhungu cyangwa se umukobwa agutera indobo ni ukutamutega amatwi cyangwa se kutumva ibitekerezo byiwe, nyine kutamuhereza umwanya igihe cyose uriho uravuga. Nawe tekereza, uzitegereze neza buriya abagore benshi cyangwa se abakobwa iyo ugiye kumupropoza ku nshuro ya mbere arakureka akagutega amatwi akakumva. None iyo uri wa musore ugira amagambo menshi uragenda ukavuga ukivamo, handi ushobora gushiduka nyine utangira no kwiyemera cyangwa se kwigira icyizere gikabije. Ro uzitondere amagambo uvuga,
uzitondere uburyo uzitwara igihe cyose nyine bagiye gutereta umukobwa, bitazatuma nyine ushiduka uri kumwima ijambo cyangwa se utari kumuhereza umwanya ngo nawe avuge. Bivuze ngo kuba wahereza umwanya umukobwa akavuga agatanga ibitekerezo byiwe bishobora kuba impamvu yatuma gukunda ndetse kandi akakwimvamo kurenza uko wabitekereza. Impamvu ya gatandatu rero ikomeye cyane ishobora gutuma bagutera indobo kandi rwose wenda umuntu yagukundaga cyangwa se yakwiyumvagamo, ni ukutamenya kuganira cyangwa se utamenya nyine gutuma umukunzi wawe yumva yuko ameze neza atekanye. Kutamenya kuganira, ese ni gute watuma umukunzi wawe yumva yuko atekanye? Icyambere, murememo icyizere, nyine nugatume yumva nyine yumva yuko agutakaje icyizere, nugatume atangira gutekereza uti uriya muntu wasanga mbeshya, uriya muntu se buriya nafite abandi bantu bateretana, uriya muntu se buriya. Ibyo byose umuntu mukundana atangiye kubitekereza tayari aba ari hafi kugenda. Nutuma umuntu atangira gutekereza ati si uriya mukobwa ko muhamagara namfate, ese uriya musore ko muhamagara namfate, aho wenda ntabwo wasanga mbeshya. Nutuma umuntu nyine atangira gutekereza gutyo agatangira kugutakariza icyizere, bishobora kuba impamvu yatuma agusiga akigina cyangwa se yagutera indobo kandi rwose wenda yanagukundaga cyangwa se yakwiyumvagamo. Impamvu ya karindwi rero ishobora gutuma umuntu agukatira cyangwa se agutera indobo kandi rwose wenda yanagukundaga, iyi mpamvu uyumve neza cyane, ni ukutambara neza ndetse kandi no kutiyitaho no kutiyubaha. Kutambara neza, kutiyitaho kandi nyine ugasiga kwiyubaha. Ndabizi neza rero wenda hano utangiye kose Ivan utuye dutekinike wakoresha kugira ngo umuhungu cyangwa se umukobwa abone yuko wiyubaha cyangwa se abone yuko wiyitaho, wihesha agaciro. Icyambere uzakora aka kantu ngiye kuvuga ukumva neza cyane, niba uri umuhungu cyangwa se ukaba uri umukobwa ukaba uteze amatwi ino video, uko wambara, uko ugaragara physically, uko wiyogoshesha bigaragaza ko wiyubaha. Ibyo urya, ibyo unywa bigaragaza yuko wiyubaha. Niba uri umukobwa ujyanye na boyfriend wawe agiye kugura wenda akantu runaka, igitekerezo feri ya mbere utangiye gutekereza kunywa inzoga, kurya ibintu bihenze cyane. Bivuze ngo ahanga uyu musore yari umunyabwenge ahita abona yuko utiyubaha cyangwa se utihesha agaciro. Icya kabiri ugomba kumenya, nawe wenda uri umusore, rwose uri umusore ufite umukobwa nyine mukundana cyangwa se wenda muteretana, ariko ibikorwa ushyira imbere ni ibikorwa byishimisha mubiri gusa ndetse no kwiyandarika. Bivuze ngo iyo ari umukobwa w'umunyabwenge rwose bishobora kuba impamvu yatuma gusiga kubera yuko ntabwo uba wiyubaha, ntabwo uba wihesha agaciro. Rero niba ushaka kugaragaza yuko wiyubaha, nta zindi tekinike uzakoresha. Ese inshuti zawe zimeze gute? Kubera ko baravuga ngo mbwira inshuti yawe nkubwire icyo uri cyo. Ese wambara gute? Wambara imyambarire imeze gute? Ese ngo aho ngo ni wambara bya bipano bigeze iriya cyangwa se bya bikweto bigeze hejuru bigeze hariya? Bivuze ngo bishobora kuba impamvu yatuma nyine umukobwa abone yuko utiba cyangwa se utihesha agaciro. Noneho ikindi cya kabiri, ese wiyogoshesha gute nyine ku mutwe wawe, nyine uburyo ugaragara physically ubundi bigaragaza yuko wiyubaha. Ibyo byose byaba impamvu nyine yagaragaza yuko wiyubaha cyangwa se wihesha agaciro. Amagambo uvuga, nyine ibintu bigusohoka mu kanwa ubundi bigaragaza n'ibiri mu bwonko bwawe. Ubundi baravuga ngo iyo uganira n'umuntu cyane cyangwa se iyo umaranye n'umuntu umwanya munini ushobora kumenya imitekerereze ye cyangwa se ushobora kumenya uwo ari we. Icya kabiri, uburyo umuntu yambara, uburyo umuntu agaragara physically bishobora kukwereka imitekerereze ye. Impamvu munani ikomeye cyane ishobora gutuma bagutera indobo ni ukwisuzugura cyangwa se kutigirira icyizere. Ese buriya mukobwa nyine yakunda nanjye? Ese komeze gutya buriya mukobwa yanyemera? Ese buriya uriya musore nyine muri makeya twazabana ko mbona arenze? Ibyo byose nicyo twita kwisuzugura. Iyo umuntu yamaze kumenya yuko wisuzugura, agatangira kubona yuko utari ku rwego rwe, agatangira gushakisha abari kuri level ze. Sikano ukuntu wo kumva neza, wowe umweretse yuko wisuzugura. Ese buriya twabana, nyine ukamwereka yuko nta cyizere ufite cy'uko nyine mwakomezanya. Bivuze ngo ushobora gutuma uyu muntu atangira kubona yuko utari kuri level ye, agatangira gushakisha abari kuri level ye kandi rwose ari wowe wabigizemo uruhare. Ntukisuzugure wowe kabyariwe rwose, urashoboye kandi urakunditse, uri kwifuzwa n'abatari bake nubwo wowe utabibona cyangwa se nubwo nyine utabihereza agaciro. Ubundi baravuga mu Kinyarwanda cyiza ngo uwambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera. Wasanga nawe wambaye ikirezi ariko utazi yuko nyine
cyera kuri twe cyangwa se cyera kuri buri wese, kuri buri muntu wese ukubonye. Impamvu y'umuro ikomeye cyane ishobora gutuma umuntu agutera indobo kandi rwose ari wowe ubigizemwo uruhare, nicyo twita guhatiriza. Guhatiriza se uruhura byumva neza, ugasanga uri gushaka kwigisha umuntu uburyo agomba kugukunda kandi rwose nawe ari umuntu mukuru. Ibaza umuntu urengeje imyaka 20 ukunda n'umuntu urengeje imyaka 20, ari ugasanga uri guterwa ikibazo ngo ese kubera icyo ari cyumweru utamvugishije, ese kubera icyo ari ukwezi utamamagaye. Ibyo ngibyo rwose uba uri kumwigisha kugukunda kandi nawe ni macuwa n'umuntu mukuru, ntabwo ibyo ngibyo ugomba kubimwigisha, we azi inshingano ze. Rero bivuze ngo ahubwo iyo ari kukwereka izo sigino ushobora gusanga bari kukwereka ko nyine atakigushaka cyangwa se atakikuyumvamo. Rero guhatiriza byaba impamvu yatuma umuntu agutera indobo. Ese no kubera icyo utansubiza, ese no kubera iki nyine mu macyo ugashaka kugaragaza impamvu zose z'uburyo nyine agomba gutwaramo ibintu. Nyamuneka bigaragaza yuko uri kumuhatiriza, kandi guhata ntabwo ari byiza. Guforusa umuntu ntabwo ari byiza, bituma nyine afata umwanzuro cyangwa se afata decision atabanje gutekerezaho neza. Izo zose zari impamvu zishobora gutuma nyamuneka rwose umuntu agutera indobo kandi ari wowe ubigizemwo uruhare. Impamvu ya mbere nakubwiye ni ukugira indangagaciro zitari nziza. No, impamvu ya kabiri nakubwiye ni ukumenya nyine ni ukutamenya kugenda gake cyangwa se ugashaka kwihutisha ibintu. No, impamvu ya gatatu nakubwiye ni ukwiyemera cyangwa se kwirata, kwigira icyizere kiri hejuru. No, impamvu ya kane nakubwiye ni ugukebaguzwa, kutigira ikiza ugasanga uri kurya inzara, uri gutitira kandi ngo uri kuvugana n'umukobwa. No, impamvu ya gatanu nakubwiye ni ukutamutega amatwi cyangwa se kutamwumva, kudareza agaciro ibitekerezo byiwe, ukagira amagambo menshi ukamwima umwanya. Ni amakosa akomeye cyane nyine gukomeza kuvuga uri kumwe n'umuntu nyine utamereza umwanya ngo nawe atanga ibitekerezo ku ngingo wazanye. Ikindi kintu ugomba kumenya cyangwa se iyi ni impamvu ishobora gutuma bagutera indobo, ni ukutamenya kuganira ndetse no kudatuma umukunzi wawe yumva yuko ameze neza atekanye. No, impamvu ya kane twabonye ni ukutambara neza no kutitaho. Impamvu ya 8 ni ukwisuzugura. No, impamvu ya 9 ni uguhatiriza. Kandi mwibutsa neza yuko buriya baravuga ngo nyamuneka guterwa indobo si iherezo mu buzima, ni ibintu bibaho rwose, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu biba biri simple. Kuba wakunda umuntu nakwiyumvemo ni nkuko hari abashobora kugukunda nawe nyine nubakunde cyangwa se nubahereze agaciro. Nanjye nkakubaza ni se ubu wowe abantu bose bagukunze niko wabahereje agaciro, cyangwa aho ngaho ukunda batagukunda, abo nyine ukunda batagukunda ugasiga cyangwa se ugatesha agaciro abagukunda? Ntuzakore ikosa ryo kwihunza umuntu ushaka kukugumana, kandi uwo muntu uzamwitondere igihe cyose wamaze kumugeraho. Kandi ukuntu soro kumva neza, ntuzakore ikosa ryo kwihunza umuntu wese ushaka kukugumana, kandi uwo muntu numuhereza amahirwe mukagumana nawe uzamwitonde. Nk'abafanizi bangiro bakuru, ikintu nababwira aka kanya nuko tuzasubira muri video itaha aho tuzaba turi kurebera hamwe uburyo umukobwa cyangwa se umugore ashobora gukoresha kugira ngo agukatire ko nyine atagukomerekeje cyangwa se nyine ataguteye ikibazo, ataguteye umutima mubi no kumva yuko ari umwana mubi. Hari amagambo meza bakunze gukoresha rwose, njya nkunda kuyagarukaho kenshi, aho umukobwa ashobora kubwira ngo ndacyari umwana, ntabwo ndakura, ndakiga ndetse n'ayandi. Ayo ni amagambo umugore cyangwa se umukobwa akoresha kugira ngo agukatire cyangwa se agusuzugure, agutesha agaciro, ariko atigeze abikubwira nyine akabicisha mu buryo bwiza kugira ngo atagukomeretsa nk'umunyabwenge. Ntabwo ndarangiza amashuri, tuzabana nuko ninsoza. Hari abakobwa bro bata amashuri bakajya gushaka abagabo. Rero bivuze ngo kuba umukobwa gukunda ntabwo izo ngizo zaba impamvu yakitwaza. Ubwo ushobora kubwira ngo tegereza aba waiting ninsoza tuzabiganiraho ndi wowe ndahari. Ariko ntabwo ndi kugira inama abantu b'urubyiruko ngo mureke amashuri nemurangiza mujye gushaka. Oya, ugomba kubanza ukiga, ukubaka skills, ukaba strong mu mutwe, then after cyangwa se nyuma ukagira ibiki, ukagenda ukimariya, ukubaka urugo rwiza, ukabyara abana beza b'abanyabwenge, ukajya batoza imico myiza, ndetse kandi ukibuka yuko rwose kwiga nicyo kintu cya mbere kiza imbere mu bindi byose. Abantu tutagira amahirwe yo kwiga, bamwe na bamwe baba babizi cyangwa se baba bazi ingaruka zabyo. Rero rwose inama nakugira aka kanya, niba hari umuntu wigeze kugutera indobo, ihangane, kandi n'ibintu bibaho, kubera ko natwe twese sometimes tuba twaraziriye, ariko kanya turabyuka tukongera tugakora, tukaba hati hakwinge, tugaseka, tukishima, tukamererwa neza cyane. Ndagukunda cyane, njye wari kumva nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nitwa Iva Sadi Xavier, Imana kuri, kandi ndabona umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.